dufatanye gusoma amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cy'imigani igice cya gatatu umurongo wa 13 kurangiza wa 18. Ndasoma muri Bibiliya yera, nje kongera no kuyasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana mu Kinyarwanda cy'iki gihe. Mwandike no mu gitabo cya kabiri cya Ngoma cyangwa cy'Ingoma igice cya mbere umurongo wa 7 urangiza umurongo wa 12. Soreze mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya mbere umurongo wa 30. Imigani gice cya gatatu umurongo wa 13 kurangiza umurongo wa 18 haravuga ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka, kubugenza buruta kuganza ifeza, kandi indamu yabwo iruta izahabu nziza, buruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Aha muri umurongo wa 16 cyane wumve, mu kuboko kw'iburyo, kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni y'amahoro. Ababwakira babera igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese abagira umugisha. Reka nsome muri Bibiliya Ikinyarwanda cy'iki gihe mwumve. Hahirwa umuntu ugira ubwenge akagira n'ubushishozi, kubugira, hari avuze ngo kubugenza, aravuga ngo kubugira biruta gutunga ifeza, inyungu yabwo iruta izahabu. Ubwenge burusha agaciro amasaro y'agahebuzo, nta wagira ikindi yifuza cyahwana nabwo. Ubwenge butuma umuntu arama, bukamuha ubukungu n'icyubahiro. Ubufite abaho mu munezero, bukamuzanira amahoro. Ubwenge bumeze nk'igiti cy'ubugingo kuba bufite, hahirwa abamaze kubushyikira. Kadusome mu gitabo cya Ngoma cya kabiri cya Ngoma amagambo tuzi ntabwo ari ay'igishyitsi. Igice navuze ko ari icya mbere umurongo wa 7 turangiza umurongo wa 12. Mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo iramubwira iti, saba icyo ushaka kiguhe. Salomo asubiza Uwiteka ati, wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi, mbwira umwami mu cyimbo cye. None Uwiteka Mana, isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe, kuko ungize umwami w'abantu bangana n'umukungugu w'isi ubwinshi. Nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga, kumpa ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo ntambagire igihugu cyanjye niyereke abantu. Ninde wabasha gucira abantu, wacira imanza abantu bawe bangana batyo? Imana ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo biri mu mutima wawe, ntiwisabire ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro, cyangwa ngo abakwanga bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga ngo umenye gucira abantu banjye imanza abona kwimikiye.
ubwenge n'ubuhanga urabihawe, kandi nzaguha ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorino niho twuzuriza cyangwa dusoreza. Igitene cya mbere umurongo wa 30 haravuga ngo niyibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Umurongo wa 31 kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo wirata yirata Uwiteka. Amen. Amen. Nimunyemere mbahobere turambuye ibiganza duhoberane. Twahoberanyira. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Abawushaka Imana ibaho umugisha. Cyane mumve Imana ibaho umugisha. Munarambuye ibiganza Imana ibaho umugisha. Murakoze rwose. Tunejejwe nuko Imana yaturinze twese umwaka ushize. Imana ibana n'ubugingo bwacu, ibana n'imiryango yacu, Imana ibana n'itorero, Imana iturindira igihugu. Iyo Imana yaturinze ihabwe cyubahiro. Ihabwe cyubahiro. Abaje mu materaniro ihabwe cyubahiro. Imana yarakoze, yarakoze, yarakoze. Nongeye kubashimira kundomira kugira ngo tuzaze tuganire amagambo y'Imana. Kicizere muhora mungirira ndakibashimiye. Imana dukorera ibaha umugisha, ibaha umugisha. Ndizera amanutse hepfo ko ntacyo byica muri gahunda zikurikira. Iyo mbegereye niho bindyohera cyane kuruta ko biriya hejuru mbabona musa naho muri kure. Senga Imana ntekereza icyo nzabaganiriza. Dufite ijambo twahawe na conference rivuga ngo kugendana n'Imana mu rugendo, ahagaragara n'ahatagaragara, mu bihe bikomeye n'ibyoroheje, turi kumwe n'abantu turi twenyine, ibihe zahindura amasura uko byaba kose. Dufite ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana mu rugendo, kandi urugendo rwacu ruzarangirira si mu isi, ruzarangirira mu ijuru. Abo turi kumwe. Haleluya. Uyu munsi rero niyumvisemo kuganira namwe ijambo Umwuka Wera yanshizemo rivuga ngo amahirwe yo gutunga ubwenge buva ku Mana. Amahirwe, imigisha, ibyiza, akamaro k'indengakamere. Nabyise ngo amahirwe yo gutunga ubwenge buva ku Mana. Kandi abingize mureke tuganire, dutaramane. Hari gengena nimvune mu mutima nibaza ngo ko twigisha cyane, tukabwiriza cyane, hakaba n'igihe tuvuga turira, ariko by'ukuri kenshi aho kubona impinduka ziba, abantu ngo batera imbere babe mu buntu bw'Imana bakure, ariko tukabona bakomeje kuzegekara, basa n'abarwaye bwaki, bakomeza gupfa, basubira inyuma, intege nke zibamara. Aho gutera imbere tukabona haba gutera inyuma. Hari n'igihe baza abantu mirangi bazese ndashika mvuga iki kihindura, uwo mutwaro ndawugira, ayo marira ndayagendana, iyo mvune mu mutima nzanyuberwa uko nyita. Ariko nabinginze tuganira aya magambo. Amahirwe yo gutunga ubwenge buva ku Mana. Pasiteri Yakobo mwene nyina wa Yesu yashize ubwenge mu nzego enye. Ubwenge mu nzego enye, kategori enye z'ubwenge. Igice cya gatatu wereye ku murongo wa 14 n'uwa 15 abwira abari bafite amakimbirane mu mirimo mu itorero abandikira, avuga ngo niba muhorana amakimbirane akaze mu mutima,
mugahorana indonganye. Aravuga ngo ntimukabyiratane, aravuga ngo ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, avuga ubwenge buryo bune. Ijambo rya mbere avuga ngo n'ubwenge, ahubwo n'ubwenge bw'isi. Ndaza kubuganiraho twumva izo ngingo. Turebe undi abantu bari ko bayoba bakaba mu nsengero batari kubajya mu ijuru. Avuga ngo n'ubwenge bw'isi. Cya kabiri n'ubwa kamere yise ubw'inyamaswa bantu. Ubwa gatatu n'ubwenge bw'abadayimoni. Ubwa kane abona kuvuga ubwenge buva ku Mana n'indangagaciro ziburanga. Reka manze mvuge muri ibi tubone kwinjira muri Salomo asenga. Ubwenge bw'isi nibwo budufasha ibi byose, tekinoloji yose ikora. N'ubwenge bw'isi bakora indege zita hejuru zitwara ibintu bizogajuru bijya aho tutabasha kugera, amamodoka atwara abantu, amamoto, iyi tekinoloji yose iriho, ubuvuzi bukomeye bugeze naho bashobora kukuvura uri n'umuntu ari hanze kakuvura. Aya mashuri yose twiga adufasha kugira uburyo tubaho isi. N'ubwenge bw'isi yo ni kategori ya mbere, burigwa mu mashuri, waba umuhanga ukabimenya bwose, abadoktori, abaenjeniyeri, mu nzego zose bwitwa kwa ari ubwenge bw'isi. Yo ni kategori ya mbere. Ubwenge bwa kabiri n'ubwa kamere bw'umuntu n'ubw'abantu, nibo budushoboza kubana, kutubana, nibwo bufite imico, nibwo burimo abayobozi bakagenda bagakora n'amategeko ashobora kutuyobora akatugenga tukabaho, ndetse n'amatorero tugashyiraho n'ibigenda bidufasha. N'ubwenge bw'abantu bwitwa ubwenge bwa kamere. Yakobo yabwise ngo n'ubw'inyamaswa bantu, ariko n'ubwenge bwa kamere muntu. Umuntu yagira ubwo bwose tamenye Imana nabusa. Bwitwa ko ari ubwenge bw'abantu. Ubwenge bwa gatatu n'ubw'abadayimoni. Ibi byaha byose mubona bikorwa, abantu biyandarika bari abanyabwenge, ugasanga n'abasambanyi, n'abajura, n'abicanyi, ubugome bwose buriho. Satani ari kugenda akaduhindurira, n'abakristo ugasanga baza hano bakambara ubusa, bijya byose akagenda akuraho za kirazira byose, abantu bakabyita iterambere n'amajyambere, ariko agenda acurika ubwenge. Burya bwitwa ko hari ubwenge bw'abadayimoni. Izo kategori ko ari eshatu, umuntu, abantu mu isi nizo zifasha isi gutya mu kiganza, ko zirayobora isi, zigakoresha isi, zigakorera no mu nsengero, zikagenda zishoreye n'abantu. Twaza tugira ko barayoborwa n'Imana, ariko bashorewe. Ijambo rya mbere n'ubwenge bw'isi, icya kabiri n'ubwa kamere muntu, icya gatatu igifashe vola n'ubw'abadayimoni. Kandi kiza kiremwamo yabaye ni kurwana, no gusenyagurana, no gusebanya. Satani akazanamo n'amahanuzi y'ibinyoma n'inyigisho z'ibinyoma ziyobya, zose bitsindagiye muri iki kibanza cya mbere. Umuntu yabitunga. Dufite abafilozofi ibihumbi n'ibihumbi bahakana ko Imana ibaho, batizera Imana. Nibi tuvuga turimo babitesha agaciro, umva ari iby'abasazi n'iby'abaswa n'iby'injiji, ntabyo babizi. Ubwo bwenge ntibuzabumenya Imana. N'ubwenge bw'isi burigwa tukagukange. N'ubwenge bwa kamere bw'abantu, cya gatatu n'ubwenge bw'abadayimoni babukoreramo rwose. Sibwo naje kubabwira, naje kubaganiriza ubwenge buva ku Mana. Abo turi kumwe, haleluya. Ubwenge buva ku Mana butandukanye n'ibyo byose. Bushobora kugira ubwenge bw'isi, washobora kugiramo n'ubwenge bwa kamere, ariko ntibushorerwa n'abadayimoni. Hejuru Imana ikashyira mu bwenge bwayo, maze ukabaho uri umuntu nyangamugayo uhagaze. Ijuru rikeneye n'isi y'abazima rikeneye. Abo turi kumwe, haleluya. Salomo azandangaza cyane, umwami wa gatatu w'Abisirayeli, ubwoko bw'Imana. Kuko twavuga
nk'umuyobozi w'itorero ku isi. Nubwo bari abami kandi bwari ubwoko bw'Imana arayoboye bw'Abisirayeli, si ubw'abanyamahanga, bw'abubaha Imana, bazi amategeko y'Imana, bayoborwa n'amategeko y'Imana. Papa we amusigiye inshingano ebyiri zikomeye. Apfuye, ndabinginga barokore, twige dutunga ubwenge bwa kamere, twirinde ubw'abadayimoni, tuje hejuru dutunga ubwenge bw'Imana butuma dutesha agaciro iby'isi hagaciro. Yari afite inshingano ya mbere yo kuyobora ubwoko bw'Imana, ubwoko bwakunzwe n'Imana, ubwoko bwarwaniriwe n'Imana, ubwoko bwahawe igihugu n'Imana, ubwoko bwahabwa amategeko n'Imana bagenderaho. Arabahawe ngo abayobore Salomo umwana. Iyo nshingano ikomeye yo kuyobora ba Etani, abanyabwenge bari basanzwe bakorana na se babahanga. Arabahawe ngo abayobore. Icya kabiri, papa we yarashatse kubakira Imana inzu myaka 450. Imana yaraheze mu ihema, aravuga ati ariko ndinde mwene Yesayi wo kuba mu nzu nsiza Imana yanjye kaba mu ihema. Natashe mu gihugu Imana izakomeza ihinduke nk'umusuki mu ihema. Waje kubaka Imana yambwira ngo oya, se wowe wamenye amaraso menshi mu ntambara, umwana wawe uza kuva mu rukiryi niwe uzanyubakira inzu. Ariko reka ngwereke igishushanyo mbonera icyo zakora. Ategura igishushanyo mbonera cy'inzu y'Imana, akoresha uburyo bwose bwo kubitsa ubukungu bwose buzubaka. Bwari buhari, ntabwo si Salomo wabushakishije, bwari buhari. Dawidi asigaje zose biteguye, afite inshingano yo kuzubakira Imana inzu ihesha icyubahiro muri Isirayeli yose. Abo turi kumwe, haleluya. Aricara avuga ati ubwenge bwanjye, yarafite abanyabwenge yashoboraga gukoresha inama kandi ijya zacu dukora. Ariko aravuga ngo no, akoranya abatambyi bose, abakuru b'ingabo bose, ba ministre bose, ba guverineri bose ayoboye, barya bose bitwa abayoboye ibihumbi, abayoboye bose abajana imbere ya ihema ry'Imana ry'ibonaniro ryari atambe bitambo. Arabahamagara. Bibiliya yavuga ngo ibitambo bizoswa 1000 bitamba abitambira Imana. Nyuma yaho bose baraho basenga. Cyo yabazaniye gusenga Imana ngo ibirebe iranezerwa. Nijoro narya nasomye mu gitabo cya Ngoma, Imana iramubwira ngo Salomo we saba icyo ushaka ndakigo. Yaza kubaza bikige twebwe bamwe bari gusaba amazu kadastre, bari gusaba amamodoka, badafite abana bari kuvuga ati nje nkeneye umwana, abakene bari kuvuga ati ubukene busimbuke busibangane, abarwayi bari kuvuga nguko benshi bari mukuja za Kanyarira, za Kizabonwa, ngo za Kadeshi, ibyo bagiye gusengera bakazaza ntibizanasubizwe, bakabapfunyikira amazi gusa kuko bitajyanye na gahunda y'Imana. Salomo uyu mugabo yaranangaje, aravuga ngo Mana webuke ko wahiriye data Dawidi kandi umuha amasezerano ko mu rukiryi rwe ariho hazavamo umwana uzakubakira inzu, kayobora bari abantu bose. Cyangwa usabye ubwenge n'ubuhanga, simbushaka mwese, si mu mashuri, sinza kubutyaza ngo mbuhabwe n'isi, ngo mbuhabwe n'amashuri, ngo mbuhabwe n'abasaza. Oya, hejuru y'ubwo bwabo ariko nshaka abango umubwenge n'ubuhanga, nzamenye uko ninjira no gusohoka mu bantu banje wampaye ngo mbayobore abantu bawe, kandi bari abantu barangana n'umukungugu wo kwisubwisha, umubwenge bwo kubacira imanza ziboneye, zitagoretse, zitarimo kurobanura ku butoni, zitarimo ubwo bwenge.
Imana umvangure iyo kuvuga ikintu Imana ibona biri mu ndiba y'umutima atari amagambo yo kumunwa. Byinshi dukorera hano zaba indirimbo zaba inyigisho z'amasengesho mbabwiye ukuri kwiyambamagaye nyinshi ni za hano gusa zitava mu ndiba y'umutima. Imana ikabona n'indyarya ziriko zipfa kuvuga gusa ningo mu nginabico ikabona bivuye mu ndiba y'umutima. Imana irambwira ngo Salomo we, hari abavuze ngo Imana yaratangaye. Sizitangara ariko ikora ibintu bisa no gutangara. Yumva sabze ibitandukanye nuko abantu benshi basaba. Irambwira ngo Salomo we, ubwo utisabiye kurama ko mwisi kurama. Icya kabiri ntiwisabira ubutunzi Salomo. Icya gatatu ntiwisabira icyubahiro ngo aricyo nguhuba igitangaza kirangirirwa gare bose bakumenye. Icya kane ntusabe ngo abanzi bawe mbice mbakureho mbamari. Aho niyo mu ndiri y'amasengesho yabeje. Ibyo nibyo ibihumbi bimara imyaka n'imyaka aribyo bisaba. Ariko kaba wasabye gusa ubwenge n'ubuhanga bwo kuyobora ubwoko bwanjye no kubakira imanza. Ibyo niko mbona mu mutima. Salomo we, ari ubwenge n'ubuhanga ndabiguhaye. Cyo ni cyambere. Cya kabiri n'ubutunzi ndabuguhaye. Mu bakwanjirije n'abazaguheruka ntawe uzahwana nawe Salomo. Abo turi kumwe haleluya. Imana yo mu ijuru iramumuha. Salomo nusoma urwandiko ndako igitabo cya mbere cy'abami igice cya 5 uza gusoma cyose wumve. Imana imuha ubwenge. Imana imuha ubwenge Salomo. Imana imusenderezamo ikintu cyitwa ubwenge. Bwa bwenge ibugerekaho ubutunzi Salomo. Imana ibumusenderezamo. Bibiliya iravuga ngo yahimbye muri icyo gice uza gusoma cya 5 cy'abami ba mbere rwose uje kugisoma urangize ku murongo wa 13 uza kumva. Imana imuha ubwenge ahimba imigani 3,000 Enderembe 5,000 migani. Burya afata ko kiriya gitabo yanditse ibitabo 3. Igitabo cy'indirimbo ya Salomo n'indirimbo bakuye muri izo 5,000 bagafata ko yanditse ari urubyiruko burya gikomeye rwose yuzuye urukundo uzumva n'ibisingizo by'urukundo akiri muri Genese agurumana urukundo rwanditsemo. Igitabo cya kabiri n'ikimigani kiri muzagisome abantu bakuze. Kibamwe inyigisho z'ubuzima bwose bujanye n'ubuzima bwose bw'umuntu. Uko yabana n'Imana, uko yaba wenyine yakwibana akaba muzima, uko yabana n'umuryango, uko yabana n'abandi. Ibyo byose bitsindagiye muri kiriya gitabo cy'imigani. Yandika igitabo cy'imigani amaze kuba umugabo w'igikwereri. Igitabo cy'umubwiriza. Abatakora cyo ni igitabo cyo kwihana. Ibyo yanyuzemo byose ubwenge. Shaka abagore 1,000 inzoga ngo arebe ku bwenge bwasubira ku murongo akabukoresha neza. Ubutunzi yaratsindagiye. Icyubahiro amami ahandi hose amusura. Imyaka yose yamaze nta mwambi wigeze uraswa ku bwami bwe. Bwami bw'amahoro byose arongotana. Ariko ngo agere muri kiriya gitabo cyanyuma cyitwa icyo kwihana. Subiramo aravuga ngo nubusa gusa ibirangaje abantu kwisi byose nubusa. Abo turi kumwe haleluya. Uwabivuze n'uwabiciyemo ibi riko byica abantu. We bwa bwenge kuko yabusabye Imana akagenda mu kindi wagerariya akakikuba na 0. Baba ngo kunguka ubwenge n'ukunguka imiro 0. Ubutunzi ibyo yakoreshaga mu rugo inga 30 ku munsi zibagwa intama 100 ingunguru 90 z'amafu meza nandi ifeza n'izahabu ngo akabirundanya muri Yerusalemu nk'amabuye. Igitanda cye izahabu ibintu byose byo mu rugo ari ubutunzi gusa. Ariko ngo aje kuvuga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 5 umurongo w'9 aravuga ngo ukundi feza ntabwo ahaga ifeza n'ukunda kunguka byinshi nawe nuko. Aravuga ngo icyo bimariye niki ko ari kubirebesha amaso abahisi n'abagenza akaba ari bo babirya. Aravuga ngo gusinzira k'umuboyi kumugwa neza ngo ariko guhaga ko bakire kuza kubabuza gusinzira. Zose usanga 0. Ibyo giheje mu
ndafite umwanya wo kugenda mbisubiramo byose abikuba na zero. Aha rero avuga igisingizo cy'ubwenge kuko yari abuzi yabukiyemo. Aravuga ngo hahirwa umuntu ufite ubwenge. Ubwo avuga n'ubwo mu ijuru, si burya bw'abantu, oya, si burya bw'isi. Twumva umuntu azatwereka amadiplome n'ibindi bye, si ubwo, oya, si ubwo abadayimoni abakoresha abantu ibintu byose by'amajini bitangaza bisa n'ibigaragara, oya, ubwenge buva mu ijuru. Aravuga ngo hahirwa umuntu ufite ubwenge. Aravuga ngo kubugira buruta izahabu agaciro, kubutunga buruta ifeza ubwo butunzi. Aravuga ngo burusha agaciro amasaro. Yavugaga ibintu byose by'imirimbo. Aravuga ngo umubiri ko bizakwifuzwa ngo ntacyo wagereranya nabwo. Murongo wa 16 aravuga ngo mu kuboko kwabwo kw'iburyo ngo bufite kurama. Mwisi ntawigeze waramye imyaka myinshi ni Metusera 969, ariko ntigeze arama. Ukurikije umubare w'Imana ntigeze amara umunsi, kuko igihumbi ku Mana ni nk'umunsi umwe kuri twe, umunsi umwe kuri yo ni nk'igihumbi kuri twe. Nta munsi yamaze. Yavuga kurama kuba kurenza ibyo dutekereza. Aravuga ngo mu kuboko kw'iburyo kwabwo harimo kurama, ngo nawe kw'ibumoso ngo hibitsemo ubutunzi n'icyubahiro. Abo turi kumwe, haleluya. Ngo ababufite wabera igiti cy'ubugingo, inzira zayo zabwo ngo zuzuye umunezero n'ibyishimo. Aravuga ngo hahirwa umuntu wamaze kubushyikira. Abo turi kumwe, haleluya. Ubwenge buva ku Mana. Ariko Mana we, ubwenge buva ku Mana. Reka nongere nshimangire aya magambo muri izi ngingo zikurikira. Mvuge amahirwe yibitse muri ubwo bwenge. Amahirwe yibitsemo. Yani navuze ngo amahirwe y'umuntu tunga ubwenge buva ku Mana, buva mu ijuru. Amahirwe twatsindagira muri aya amaze kumara. Amahirwe atangwa n'ubwo bwenge. Cya kabiri, vuga indangagaciro z'ubwo bwenge. Indangagaciro z'ubwo bwenge. Gatatu, mvuga ubwo bwenge icyari cyo. Salomo amaze kunyura muri biriya byose bitesheje agaciro, yaravuze ngo mu kuboko kwabwo kw'iburyo harimo kurama. Bavandimwe, nushaka kurama ukarama neza, uzatunga ubwenge buva mu ijuru. Ibyo abandi bagenda barorongotanamo, bugira ubushishozi, bugira amakenga, ubwo bwenge ntibuhubuka. Oya, uzugira ngo ugende nk'abandi bukakubwira ngo garuka. Niko benshi twita umutima nama. Ubwenge buva mu ijuru buhita bukubwira ngo garuka, garukiraho. Ubwo bwenge reka nsindagire ntibujya buhubuka, buzi gushishoza, bugira amakenga, ntibupfa kwiroha. Uzugira ngo ujyaho kuko ari ubw'Imana buva mu ijuru, bugahita bukwereka n'imigambi abandi bibitseho n'ibyo bari kwagushukisha, ugahita usigara. Avuga ngo bwibitsemo kurama. Nushaka kurama, biryo uri mu gusengera ngo nushaka kurama ukaje kubisengera ku musozi, utunge umutima w'ubwenge buva mu ijuru. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo butunze kurama. Abo turi kumwe, haleluya. Harimo kurama buzagusimbutsa imitego abandi bagwamo, buzagusimbutsa imva ziriko zicura ubyiruko bagenzi bawe, zizagusimbutsa abandi bagabo bagenda bashukwa n'ibyo barebesha amaso, buzagusimbutsa ibyo. Mu kuboko kw'iburyo kwabwo harimo kurama. Uko kurama si uko hano mu isi kurenza izimbibi zo mu isi, kuzaguha kurama no mu bwami bw'iteka bwa burundu hamwe n'Imana mu ijuru. Abo turi kumwe, haleluya. Buzakuba kurama, bufite kurama. Cya kabiri, bwibitsemo ubukungu, bwibitsemo ubutunzi. Reka ngubwire iki ngiki, dufite abantu benshi bafite ubutunzi bwinshi ariko ni abakene. Ubwo butunzi bwabagize imbata, sibo babutegeka, nibwo bubategeka. Kandi ikindi nibwo bubakoresha, ntibabukoresha ahubwo burabakoresha bo. Nibyo bubarohamo,
kenshi nyuma yaho kwigobotoramo ni ikibazo. Ariko reka ngubwire, ufite ubwo bwenge, ibyo ufite bizaba byinshi bizaba bike, umutima wawe uri mu butunzi, uraruhutse kandi usinzira wiziguye, ntacyo wikanga. Abo turi kumwe, haleluya! Bitse mu butunzi, bwibitse mu butunzi, bwibitse mu butunzi. Icya gatatu, bwibitse mu icyubahiro cya burundu, si cya none gusa. Ugifite uyu munsi, uzarebe iyo umuntu ari inyangamugayo, afite ubwo bwenge, n'abantu baramwubaha, abantu baramukunda, abantu baramutinya, ntibapfa kumubwira icyo bishakiye cyose. Hari uwo batinya bitewe n'imiterere ye mibi, ariko uwo no kuza kuvuga ijambo urabanza gushishoza uryo buvuge muri kumwe nawe. Bwibitsemo kurama, ayo mahirwe akomeye we. Bwibitsemo ubutunzi, burya bukene bugenda munirukira ku misozi. Cya gatatu, bwibitsemo icyubahiro cya burundu. Icyambo ubwo bwenge, uyu mwaka wa 2023 Paruwase Kicukiro we mugatunga ubwo bwenge buva mu ijuru. Haleluya! Ubwo bwenge we, indangagaciro zabwo Yakobo yabaye nkuvugaho, ariko zijya byitwa imbuto zaho buri. Kuko cya gice cya gatatu were ku murongo wa 16 yavuze ngo buraboneye n'ubwo amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa. Ibijya byitwa ko ari imbuto, ariko indangagaciro zabwo nubwo hari nyinshi, reka mvuge 3 gusa. Nguru 3 gusa. Iya mbere, indangagaciro yabwo ya mbere no kumenya Imana neza. Ubwo bwenge nibwo butwereka Imana neza. Yamana ishobora byose, Yamana izi byose, Yamana ibera hose icyarimwe. Ubwo bwenge nibwo butwereka Imana neza, ukayimenya neza aho wicaye, aho kubona ibibazo n'ingorane ukabona Imana. Nigeze kugira ikibazo narakivuze henshi, buryo mu nsengero abantu benshi babona Satani kuruta kubona Imana. Kibazo ese amaso yabo azabona shitani gusa, hagera bakabona shitani kuruta kubona Imana. Ndabizi ko shitani hari, ariko Imana ihari Satani ntazabura kuhaba, ariko ndafite ubushobozi kuruta Imana yacu turi kumwe nayo ishobora byose. Abo turi kumwe, haleluya! Ubushobozi umuntu kumenya Imana neza. Paulo asengera itorero ryo muri Efeso. Paulo arisengera urwandiko rw'Efeso igice cya mbere, avuga ubukungu bwose buri mu Mana. Ariko basengeye ku murongo wa 17 aravuga ngo Imana data wa twese w'icyubahiro, aravuga ngo ibaho umwuka w'ubwenge ushobora nawe no guhishurirwa ngo bitume muyimenya. Ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa birajyana ngo bitume uyimenya. Ubwenge ubwo buva ku Mana nibwo bumenyekanisha Imana, tukayimenya icyari cyo, nkayiririmbira nyizi, nkabwiriza nizi, nkayisenga nyizi, nkayobora nyizi, abantu bambinduka nkagumana n'Imana nkabasiga. Ibihe byahinduka ukagumana n'Imana. Abantu bari mu gusana ibihe, bakagendana n'ibihe, bagatwarwa n'ibihe, ariko ufite ubwenge buva ku Mana ntatwarwa n'ibihe. Ibihe bicanamo n'Imana, akabigendanamo n'Imana, kandi Imana igakomeza kugaragara ari Imana yiwe. Abo turi kumwe, haleluya! Nicyo cyatumye Daniyeli avuga ibya Antiochus Epiphanes wigeze gutamba ingurube mu rusengero myaka 168 mbere kuvuka kwa Yesu, akica ubwoko bw'Imana n'abandi benshi. Yabanjije gukora ibintu byo kubacamo ibice. Niyo warya uzasoma cya gice cya 11 cya Daniyeli murongo wa 31 jaho uzagere ku murongo wa 32 avuga ngo abaca mu isezerano ngo azabashikisha kubasheshenga. Dufite bari mu gushesenga, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye umugabo, Imana igukora ibitangaza, Imana igushize hejuru, ibibazira bishoje, irabikubisira bimaze, abarozi baguhigaga bazagushaka bakubure, kubasheshenga.
kandi ni umupagani uri aho ngaho ibandi dufite mu rusengero, azabashukisha kubasheshenga, basheshenga aravuga ngo ariko abazi Imana yabo, abayizi bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abo turi kumwe, haleluya, abazi Imana yabo. Ubwo bwenge nibwo bwarinze Nowa, isi yose irahinduka agumana n'Imana. Nibwo bwarinze Yesuwa na Kalebu, abagabo 600 shiramo n'abagore n'abana 1,000,000 bagwa nzira, asigarana n'Imana, aragwa amasezerano. Nibwo bwabanye na Meshaki na Abedenego na Saduraka mu gihugu kitarimo Imana, mu cyimbo cy'ibindi byose navuga bati Imana dukorera ibasha kudukiza. Bari bayizi neza, ubwenge buva mu ijuru bubashoboza kumenya Imana. Baratemwe itanura ry'umuriro y'Imana yerekana. Nibwo bwabanye na Daniyeli, yanga kwiyanduza, bwashoreye abagabo babintware kugeza ingoma uko zigenda ziha izindi. Ubwo bwenge bwatumye bakomera ku Mana kuko bari bayizi. Indangagaciro ya mbere y'ubwo bwenge buva mu ijuru nibwo butumenyesha Imana neza, ya yindi turirimba ishobora byose, idakangwa n'inyanja, idakangwa n'ibindi. Wahura n'ibyo bibazo ukabicamo wemye, ntabwo bufite. Abo turi kumwe, haleluya. Ariko turabiririmba hasohoka umusongo hagutera, bakakubwira ngo ja mu hapfumu, ngo mu Kinyarwanda bagende babihindura n'amazina baroko. Ubwenge buva mu ijuru butwereka Imana, ukayimenya, ukamenya ko ari, kandi ntuyinayimenya, ukayimenya ko ari papa. Papa we, Imana ni papa we, Imana ni papa, Imana ni papa. Nusengo zahite papa, Imana yuzuye urukundo, Imana papa. Ubwenge buva mu ijuru nibwo butuma tumenya Imana neza. Cya kabiri, nibwo butuma duha agaciro ijambo ryayo, budushoboza guha agaciro ijambo ryayo. Agaciro ijambo ryayo, agaciro ijambo ryayo. Oya dusoma Yobu 28, turayiririmba cyane, murongo 28, ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Yego, igishobora gutuma dushobora kuvuga ko ubaha Imana, utubaha ijambo ryayo, uha agaciro ijambo ry'Imana kuko uyizi, ukubaha ijambo ryayo. Kwa kubaha ijambo ryayo niyo wubashyeyo, uha agaciro ijambo ryayo, karishyira mu bikorwa. Wa mugore Yesu arimo abwiriza ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 11 murongo wa 27 28, atera hejuru ngo hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Yesu ati hoya, hahirwa abumva ijambo ryanjye bakaryitondera. Abo turi kumwe, haleluya. Ubwenge buva mu ijuru nibwo butuma duha agaciro ijambo ry'Imana we, maze tukarikira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana ni Imana, ijambo ringanya agaciro na nyiraryo. Ijambo ry'Imana ni Imana. Ntiwavuga ngo ukunda Imana ngo urayizi urayiko utubaha ijambo ryayo. Oya nukuri, nukubeshya nukuri, zani nibinyoma turi mukubeshya. Yesu ashoje kwigisha za nyigisho z'amahirwe, Matayo 5:6-7, ahita ashimangira avuga ngo umuntu wumva aya magambo wese akayakomeza akayaha agaciro, baravuga ngo azaba ari umunyabwenge. Nicyo kitwereka abo banyabwenge ndangagaciro ya kabiri y'ubwenge buva mu ijuru, no guha agaciro ijambo ry'Imana, kurifata ukarikomeza ukarishyira mu bikorwa. Ariko nitutarishyira mu bikorwa, iririmba ryacu, gusenga kwacu, kubwiriza kwacu, ibyo dukora byose, ndabarahiye ndawe bizatujyana, tuzaba tuyoborwa n'ubwenge bw'isi, ubwa kamere, abadayimoni bakurikireho.
dukoresha imbaraga zitari iz'Imana, dukoreshwa neza abadayimoni. Nzabereka, nzabemeza niba tubaha ibi, kandi wibwire ngo n'Imana uri kukorera, ari abadayimoni bagushoreye gusa. Ntaga agaciro ya kabiri ubwenge buva mu ijuru. Iyi twavuze no guha agaciro ijambo ry'Imana tukarishyira mu bikorwa. Icya gatatu ni ukwiha agaciro twebwe. Kwiha agaciro twebwe we, agaragara n'ahatagaragara, mu bihe bikomeye no mu bihe byoroheje, dukennye dukize, turwaye turi bazima, dukunzwe twanzwe, badukomera amashyi badutuka. Kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, kuko bazi Imana bakorana, bazi Imana bakorana. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorino, rwa kabiri rw'Abikorino, cya gice cya 6 umurongo wa 3 nushaka ugeze ku murongo w'10. Rwandiko rwa kabiri rw'Abikorino 6 umurongo wa 3 karangiza w'10, avuga ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, ni mu muhamagaro wa buri wese, kwizera kwa buri wese, mu nshingano za buri wese, mu nyungu za buri wese. Uramenye, ntitugire igisitaza dushyiraho kugira ngo umurimo wacu utabaho umugayo, ngo ahubwo ku kintu cyose kibaho twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Numanuka ngo mu byago no mu makuba, mu biboko no mu bindi, tugaragara ngaho tutamenyekana, tukaba turi ibirangirire, dusa naho ntacyo dufite, kandi dufite byose kuko dufite uriya mugabo. Abo turi kumwe, haleluya! Kwiha agaciro. Bagutuka ndugatukane wakabyarawe, bakugambanire ndukagambane, bakwange ndukangane, bagusebye ndugasebanye. Ahuri nibakurenganya uziha agaciro nk'umukozi w'Imana, mu byo uzavuga byose, mu magambo yawe, mu mirimo yawe, mu ngeso zawe, no mu byaguhuye nabyo. Zerekane kuri umukozi w'Imana, wiha agaciro aho uri hose. Soza ngubwira ngo ubwo bwenge ni Yesu, ubwo bwenge buva mu ijuru ni Yesu. Imana yaramuvunje abari widuha. Paulo yandikira Abikorino, arya n'abasomeye cya gice cya mbere, rwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya mbere umurongo wa 30, havuga ngo Imana niyiduha kuba muri Kristo, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Kristo ubwenge bw'Imana, Kristo ubwenge bw'Imana, Kristo niwe bwenge bw'Imana. Nitudatunga Kristo, ubwo bwenge ntabwo tuzaba dufite, ariko nidutunga Kristo tuzarama. Ndashoje, tuzarama. Cya kabiri, icyubahiro kiri muri we cya burundu. Cya gatatu, niwe bukungu bwose. Niko Paulo yandikiye Abikolosayi igice cya kabiri umurongo wa 3, avuga ngo muri we, muri Kristo, nimwe Imana yabitsemo ubwenge n'ubutunzi bwose bw'ubwenge buri muri Kristo Yesu. Nitubutunga tuzamenya Imana neza, ijambo rye tuzaryakira, turiha agaciro. Cya gatatu, tuziha agaciro kuko ari muri twe. Tuzahamya nka Paulo ngo twe turiho, ahubwo ni Kristo uriho muri twe. Uyu mwaka wa 2023, kora mutima zanjye muzagendana n'Imana muyobowe n'ubwenge bw'ijuru. Haleluya! Bumve haleluya! Cyane mumve haleluya! Muzamuke haleluya! Oh haleluya! Muzagendana n'Imana mutagengwa n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abantu bw'abadayimoni bugira umupaka ku rupfu. Ibyo biharanire ufite ubwenge buva mu ijuru, kuko mbonse uzagenda, ntituzagushyingurana imodoka, ntituzagushyingurana inzu, ntituzagushyingurana diplome,
nibashake bazaguhe isanduku, nishake bazarikoreshe ribi rya miliyari, tuzabimenya. Imva nishake zabe ya miliyari zingahe, ntacyo uzamenya. Bigarukira hariya uzaruye byose, nta na kimwe uzajyana. Ariko nutunga ubwenge buva mu ijuru, uzarama, uzagenda n'ubukungu bw'iteka, uzagenda n'icyubahiro cya burundu. Kristo azahora muri wowe, kandi uzahesha agaciro ijambo ry'urushyire mu bikorwa. Kigeretseho nawe uzihesha agaciro, ubuzima bwawe buzaba ubw'amahoro. Hahirwa abafite ubwo bwenge buva mu ijuru. Ndashoje kubaza, ese imyaka umaze ye utunga ubuhe bwenge? Ufite ubuhe? Ese ubwo wirata ni ubuhe? N'ubw'umubiri, n'ubw'isi, n'ubw'abadayimoni ntibabutinya? Ubwenge utunze n'ubw'ijuru muri wowe burimo kurama, burimo icyubahiro, burimo ubukungu bw'ijuru. Bwagoye kumenya Imana neza, uha agaciro ijambo rye, nawe uha agaciro ubwo tunze ni ubuhe? Igisubizo ni wowe ukibitseho. Uyu munsi ni wo wacu, ejo hazaza saa hacu n'ah'Imana. Shoje nongera gutsindagira, mbifurije kugendana n'Imana, mufite amahirwe yo gutunga ubwenge buva mu ijuru. Imana ibaho umugisha. Amen, 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 amen.